Muraho neza nshuti zacu. Ese wigeze kohereza amafaranga ku muntu ukamara amasaha cyangwa iminsi cyangwa se n'umunsi wose utegereje ko amugeraho? Cyangwa se wigeze kubona amafaranga wohereje cyangwa wakiriye yagabanutse kubera amafaranga menshi bakase? Hari n'igihe ayo mafaranga buri rwirengero ukabura wayagusubiza. Ibi si inkurushya, ni ubuzima bwa buri munsi abantu benshi banyuramo hano iwacu ndetse no ku isi hose. Uko imyaka ishinda igataha, uburyo busanzwe bwo kohereza cyangwa gukoresha amafaranga bwagiye bukomera. Amafaranga make ugerageje kohereza mu muryango agakatwaho menshi, amafaranga wohereje agatinda cyangwa agahera mu nzira. Rimwe na rimwe bikaba ngombwa gukora urugendo rurerure ujya kuri banki cyangwa ku biro bya transfer kugira ngo amafaranga agere ko wayoherereje. Ariko se koko nta gisubizo gihari? Nta buryo bworoshye, bwihuse kandi budahenze bwo gukoresha amafaranga? Nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Crypto, amafaranga y'ikoranabuhanga abikwa kandi agakoreshwa mu buryo bwa digitali, adasaba kunyura muri banki cyangwa muri mobile money gusa. Crypto ntabwo ari amagambo akomeye cyangwa ibintu bigoye nk'uko bamwe babyibwira, ahubwo ni amafaranga asanzwe ariko afite isura nshya. Ushobora kuyafata nk'amafaranga yawe ari kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa, akagufasha mu buzima bwa buri munsi. Ashobora gukoreshwa mu kugura ibintu, mu kwishyura serivisi, mu kohereza amafaranga mu buryo bwihuse cyane, ndetse no mu kubika agaciro k'amafaranga yawe. Intego yacu muri kiganiro ni imwe ariko irakomeye: kwerekana ko crypto atari iby'abahanga cyangwa iby'abantu bo mu mahanga gusa, ahubwo ari igikoresho cy'ingenzi cyagirira akamaro buri wese muri twe, yaba umucuruzi ucuruza mu isoko, umukozi usanzwe ukorera umushahara, umunyeshuri ushaka amafaranga yo kwiga cyangwa kwishyura murandasi, ndetse n'umuturage wo mu cyaro ushaka uburyo bwo kubika amafaranga mu buryo bwizewe. Ni Jean Bosco niwe nteze, kandi ndabashimiye ko muri kumwe natwe muri uru rugendo rwo gusobanukirwa uburyo bushya bwo gukoresha amafaranga bushobora guhindura imibereho yacu ya buri munsi. Iyo abantu bumvise ijambo crypto, hari abahita batekereza ibintu bikomeye cyane, bigoye cyangwa bidashoboka. Nyamara mu by'ukuri hari ibintu byoroshye cyane umuntu yakoresha crypto. Urugero rwa mbere: kugura amayinite cyangwa murandasi. Nk'uko umuntu ashobora kugura airtime akoresheje mobile money, hari platform zituma ugura amayinite ukoresheje crypto. Urugero rwa kabiri: kwishyura serivisi nk'amazi cyangwa amashanyarazi. Hari ibigo aho umuntu yishyura bili zose za buri kwezi akoresheje crypto. Ntabwo bisaba kujya ku biro cyangwa mu modoka y'amashanyarazi, byose bikorwa kuri telefone. Urugero rwa gatatu: kugura ibintu ku mbuga zo kuri murandasi, online shopping. Niba ushaka igikoresho cyangwa imyenda kuri internet, aho gusaba umuntu mu mahanga kukwishyurira, ushobora kwishyura mu buryo bwa crypto. Ibi byose bitwereka ko crypto ishobora gusimbura amafaranga asanzwe mu kwishyura ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Crypto mu kohereza no kwakira amafaranga. Abanyarwanda benshi baba mu mahanga bakunda kohereza amafaranga mu miryango yabo mu gihugu, ariko turabizi twese gukoresha za banki cyangwa Western Union bisaba amafaranga menshi yo gukata. Hari n'igihe uwohererejwe amafaranga ategereza amasaha menshi cyangwa umunsi wose kugira ngo ayakire. Crypto ihinduriye byose mu buryo bworoshye. Nta kujya kuri banki cyangwa mu biro bya transfer, byose bikorerwa kuri telefone. Amafaranga hagera ako kanya cyangwa mu minota mike. Ikiguzi cyo kohereza kiba gito cyane ugereranije n'amafaranga asanzwe yo koherezwa. Urugero rworoshye: tekereza umuntu uri mu Bufaransa ushaka kohereza amadolari y'Amerika 50 mu Rwanda. Iyo anyuze muri banki cyangwa Western Union, ashobora gukatwa hafi amadolari 4 y'Amerika cyangwa arenga. Uretse ibyo, ayo mafaranga ashobora gufata iminsi 2 cyangwa 3 kugira ngo agere ku yayoherereje. Ariko iyo akoresheje crypto, ashobora kohereza ayo madolari 50 mu kanya gato, kandi amafaranga ashobora kugera mu Rwanda yose yakagabanukaho amafaranga make cyane, rimwe na rimwe munsi y'idolari rimwe. Ibintu bivuze gusa kugabanya ikiguzi, ahubwo bivuze no kugabanya igihe. Ukoresheje crypto, amafaranga ashobora kugera ku muryango wawe mu Rwanda mu minota mike gusa, aho gutegereza amasaha cyangwa iminsi. Impamvu iba ari ingenzi ni uko hari n'Abanyarwanda baba mu mahanga, hakubiyemo cyane cyane ababa mu Burayi na Amerika, bakunda kohereza amafaranga mu miryango yabo. Ubu ni bumwe mu buryo bwo gufasha imiryango mu mibereho ya buri munsi: kugura ibiribwa, kwishyura amashuri y'abana cyangwa kwivuza.
Raporo za banki y'isi zerekana ko kohereza amadolari ya Amerika 200 muri Sub-Saharan Africa bisaba igiciro kiri hejuru hagati ya 7.5 kwijana bigeze kugera hagati y'8 n'9 kwijana mu mwaka 2023. Ibisobanuye ko yohereje amafaranga make, amafaranga atakara bari menshi kuri transaction fees. Crypto ishobora gufasha mu gukemura ibi kuko ishobora kugabanya cyane igice cya fees gikenewe, ariko tugomba kwitegura neza kuko si buri gihe iba igiciro cya 0%. Crypto nk'uburyo bwo kwizigama savings. Hari abantu benshi batagira konti za banki cyangwa batizera uburyo busanzwe bwo kubika amafaranga. Abo bantu bishobora kubagora kubona aho babika amafaranga yabo neza kandi atekanye. Crypto iza nk'igisubizo cyoroshye. Ntago ari ngombwa kugira konti ya banki. Icyo usabwa gusa ni crypto wallet kuri telefoni yawe. Amafaranga yawe abikwa mu buryo bwa digitali. Ntibapfa kuyakuraho keretse wowe wenyine ufite access. Bikwemerera kubika amafaranga igihe kirekire utitaye ku kuba uri ahantu hatari banki cyangwa ATM. Urugero rworoheje, umuntu uba mu cyaro aho nta banki iri hafi ashaka gukoresha telefone ye nk'ububiko bw'amafaranga binyuze muri crypto wallet. Ntaba akeneye gutega moto cyangwa gushaka banki cyangwa kwishingikiriza ku wundi muntu. Ibi bituma crypto yiba uburyo bushobora gufasha abantu benshi kubona uburyo bwo kubika agaciro k'amafaranga yabo mu buryo bwizewe, bwihuse kandi butekanye. Crypto si amafaranga yo kubika gusa cyangwa yo kohereza. Hari n'amahirwe mashya yo kuyakoresha nk'uburyo bwo gukorera amafaranga. Uburyo butandukanye abantu bashobora kuyabyaza umusaruro harimo akazi kuri murandasi. Abantu benshi ubu bakora akazi kuri internet nko kwandika, gushushanya, graphic design, gukora website cyangwa se ubundi buhanga. Umukiriya uba mu kindi gihugu kandi wo kwishyura kuri banki bakata amafaranga menshi cyangwa se bikadindira, ashobora kwishyura muri crypto. Ibi bituma uhabwa amafaranga yawe vuba kandi yose nta wundi winjiramo ngo akate byinshi. Ubucuruzi ku isoko rya crypto, trading, buy and sell. Hari abantu bagura crypto igihe igiciro kiri hasi bakayigurisha igihe cyazamutse. Ntago bisaba kuba ufite amafaranga menshi cyane, utangira n'amafaranga make ashobora kugenda yunguka gahoro gahoro. Aha ni nko gukora ubucuruzi busanzwe ariko bikorwa mu buryo bwa digitali. Imishinga blockchain n'amahirwe mashya. Crypto iri mu ikoranabuhanga rya blockchain kandi iryo koranabuhanga rifite imishinga myinshi ikura buri munsi. Hari imishinga iha abantu amahirwe yo gushora amafaranga make ikazabagarurira inyungu nyinshi ifatika. Hari n'imishinga igamije guteza imbere ubucuruzi, uburezi, ubuvuzi n'ibindi. Urugero rworoshye, umunyeshuri ukora akazi k'igihe gito kuri internet cyangwa gutunganya amafoto ashobora kwishyurwa muri crypto. Ayo mafaranga yakira vuba, ntategereze iminsi cyangwa ngo akatwe amafaranga runaka na banki. Ibi byose bigaragaza ko crypto atari inkuru y'abahanga gusa cyangwa iby'abantu bo mu mahanga. Ahubwo buri wese ashobora kuyibyaza umusaruro mu buryo butekanye bitewe n'ubuzima bwe n'ahaherereye. Inshuti zacu, nk'uko tubibonye muri uru rugendo, crypto si amagambo mashya y'udushya gusa cyangwa ibintu byo kwibera mu bitabo by'ikoranabuhanga. Ahubwo ni igisubizo gifatika gishobora gufasha buri wese mu buzima busanzwe. Crypto itanga amahirwe menshi, kugura ibintu bya buri munsi nk'amayinite cyangwa murandasi udakeneye banki cyangwa mobile money. Ikoresha amafaranga mu buryo bworoshye mu kwishyura serivisi zose za buri munsi, kohereza no kwakira amafaranga mu buryo bwihuse kandi ku giciro gito cyane. Ibintu bifitiye akamaro imiryango y'Abanyarwanda baba mu mahanga n'abayakira hano mu gihugu. Kubika amafaranga mu buryo bwizewe naho banki yaba iri kure cyangwa idahari. Gukorera amafaranga mu buryo bushya binyuze mu kazi kuri murandasi, ubucuruzi bwa digital ndetse n'imishinga mishya ya blockchain. Ibi byose bigaragaza ko crypto atari ibintu by'abahanga gusa, ahubwo ari igikoresho cy'ubuzima bwa buri munsi. Ni inzira yo gukoresha amafaranga ikaba ishobora kudufasha gukemura ibibazo twahoraga nabyo kenshi. Amafaranga atinda, amafaranga menshi akatwa cyangwa se amafaranga wirwa irengero. Ariko hari ikintu kimwe gikomeye shaka ko dusigara dusobanukiwe. Crypto si igisubizo cy'amashanyarazi cyangwa amazi cyonyine. Ni igisubizo cy'ubuzima bwacu bwose ushobora kudufasha gutekereza ku bijyanye n'amafaranga mu buryo bushya, uburyo bworoshye, bwihuse, butaduhenze kandi budufasha kugira ubwisanzure. Byose ndabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi.